Dore ibintu 10 abasore bose bahurizaho iyo bashaka umukobwa barongora. Gushaka umugore muzabana mugahuza ni ihurizo ku basore kimwe no ku bakobwa. Kandi koko nibyo kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Muri iyi minsi usanga hari abasore babaye ingaramakirambi atari uko babikunze ahubwo ari ukwibaza ko aho kugira urugo rubi wakomeza ukaba ingaragu. Dore bimwe mu byo abasore usanga bahurizaho mu kurambagiza umukobwa ushobora kuvamo umugore mwiza. Abasore baba bashaka umugore udahorana inzitwazo. Abasore aho bava bakagera usanga mu kurambagiza badakunda umukobwa uhorana inzitwazo, uhora aniha mbese buri munsi ukumva avuga ibitagenda neza. Abasore burya baba bashaka umukobwa udashingira ku mitungo y'umusore. Nta musore ukunda umukobwa umukundira ko hari imitungo runaka afite kuko aba atekereza ko ishize yamureka, ahubwo wa wundi umukunda uko ari atabitewe n'ibyo amubonana. Abasore bakunda umukobwa wo kwizerwa. Umusore wese aba ashaka umukobwa wo kwizerwa, haba mu budahemuka ndetse no mu mico isanzwe, abandi nabo bakaba bamwizera. Abasore bakunda umukobwa wubaha. Kubahwa, kwitabwaho no gushimirwa abagabo barabikunda. Iyo rero umusore arimo kurambagiza areba neza ndetse akita ku mukobwa uzamwubaha akamwereka ko atandukanye n'abandi bagabo. Abasore bakunda umukobwa usobanutse. Umukobwa usobanutse mu kurimba, mu buhanga ndetse no mu mpano zitandukanye abasore bamwibandaho. Iyo umusore arebye kuri ibi ngibi aba agira ngo ahantu hose umugore we azajya azabe ahesha umugabo we ishema, haba ku mubiri no mu mutwe, mbese azi kwisobanura. Abasore burya nabo baba bashaka umufasha. Iki ni ikindi kintu cy'ingenzi umusore arebaho, akareba niba umukobwa arambagiza azamushyigikira mu bitoya n'ibinini aho kumubera urucantege. Kuba umukobwa agushyigikira mu bintu runaka bigaragaza ko afite akamaro mu buzima bwawe. Abasore bakunda umukobwa mwiza. Aha iyo bavuze umukobwa mwiza ntabwo ari mu buranga gusa, ahubwo no mu mico, akaba ari umunyangeso nziza mu buzima bwe bwa buri munsi kuko hasi inyuma bikajyana n'imico afite. Abasore baba bashaka umugore mwiza ndetse n'umubyeyi mwiza. Mu kurambagiza umusore areba niba uzavamo umugore ukuzuza inshingano z'urugo ariko kandi ukazavamo n'umubyeyi mwiza mu kurera no kwita ku muryango wanyu. Abasore baba bashaka umujyanama. Umusore ushaka kubaka bya nyabyo areba niba umukobwa arimo kurambagiza azamubera umujyanama mwiza, akamushyigikira mu migambi myiza kandi akamuhana mu gihe yateshutse inshingano ze. Abasore baba bashaka umukobwa ubaho ubuzima bworoshye kandi udasamara. Nta mugabo wifuza kugira urugo rumeze nk'aho ari mu gace k'intambara. Niyo mpamvu mu kurambagiza umusore areba niba umugore azoroshya ubuzima, ibintu ntibihore byacitse. Iyi nkuru mugejejweho na Bangambiki Habyarimana.